iyo urebye ubona kw'imihanda abagabo n'abasore muri mwesha barabaye imyaka 20 guhera kuri 18 ahubwo barasaze niba ari byurimo biri seriye man guhera ku myaka 18 umwana w'umuhungu araza ahubwo anamuha n'agakingirizo leta akubwira ati hoya ntago biryoha reka wowe urampa agakingirizo ntago biri buryohe ese mwana urashaka kuryoherwa n'iki babambwiye ko bitaryoha ngo reka dukoreraho kibaza ari umwana w'imyaka 18 ndi kukubeshya se niko kuri kigeze njyewe hari igihe tunarwana ari kugakuramo nkabubwira wakatsindwa we hepatite urayizi hepatite se ngo ibyo ni ibiki ngo ntabyo nzi nese niba utazi hepatite ntuzi na sida oya ngo ntabyo nzi ayiwe mburugusi imitezi nta kintu biziho ahubwo ari amashuri biga abamariye iki none soka mufashe iki kamubwira ati subizamo njyewe ntago byakunda kubera ko mpita ntangira gutekereza ati ubu ngubu arashaka ko ejo abana banjye batajya ku ishuri ushobora kubimwemerera akaba hari ahandi yagiye bakabimwemerera akaba hakuye umutezi akaba hakuye imburugu akaza akabikuruhamo ugasanguye n'ingorane abana ntibakigiye ku ishuri niba bari bubahigire minerivare biranze tereta gute tuba turi ku muhanda nyine nka gutya nangahe cyangwa se abubwira ati mfite umwanya tugiye kugira cyangwa se abubwira ati numva nagukunda nyine nk'ijambo rya mbere araza akakureba mu bandi mu gihe yashimye taye yawe mu gihe yagushimye ukusa mu gihe uhuje n'amarangamutima yiwe uko abyifuza araza akakureba tuba turi benshi kwanza ku muhanda araza akakureba akakubwira ati ntumubwire ko ndi gushaka agaturuse ni ibintu byumvikana n'uruca abana gutyo agatagusha ku ntego ntabwo guca ku ruhande kugutereta ngo mugiye kubana abaje kugura boro uri gucuruza ni ibintu byumvikana arakubwira ati njyewe se hoya uriya ati genda uriya muntu ari kugushaka ese agaturu nangahe ukamubwira ayo ariyo mwahuza mugahuza mutahuza akagenda agahamagara n'undi nawe bagaciringa tu none se ubwo bijya bishoboka ko ushobora kunanirana uvuye mu rugo usize abana minerivare bari kuyisaba sibyo uvuye mu rugo amavuta yashize uvuye mu rugo umunyu washize kandi urabizi neza ko ibyo bintu abana bagomba kubikenera batanakubajije ati ngo pango turarya iki sibyo se uko byagenda kose ntago umunyu ugura menshi ufite na 200 ugura umunyu nta kirego tubwenda umuceri washize mu nzu sibyo kandi wenda ntabwo urabona wenda agafuka ariko uvuga ati nshobora kubona wenda n'ibiro 3 cyangwa 2 abana bakaba barya hari amafaranga ushobora gusubiza inyuma birashoboka cyane kuko hari ibibazo mu rugo kuko hari amafaranga arimwe agasuzuguro hari amafaranga umuntu arimwe agasuzuguro arya atari agasuzuguro akawera akabona nyine nawe yifite icyo kibazo cyo kugira ngo akemure ashaka kuba gifite ariko asa nabi nabyo birashoboka ugatekereza ukavuga ati shuka yanjye nashashe umuntu usa gutya cyangwa yaba asa nabi nabwo ari gutanga menshi uramujyana ukajya kumushakira amazi agahita ajya muri dushe koga ibintu byumvikana ubwo urayabona yose kandi nyabona ubwo rero niba mu kwezi ntanga itsinda ry'ibihumbi 95 nkaba nishura inzu y'ibihumbi 50 ntabwo navuga ngo sinjya nyabona kandi nta handi nyakura ari aho ngaho mu murima wanjye abana barya abana bararya ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi mba nishyuye mituweli ntabwo rero navuga ngo ntabwo bifite amafaranga ahubwo hari abafite ubwenge buke nese ni urugero nk'abantu nasanze muri aka kazi niyo bandeba babona ndi umukire kandi dukorera ku muhanda kandi akenshi banakurusha n'abantu dukorera ku muhanda umwe ariko hari akantu bagira ko kutubaha abagabo ubundi umugabo uwo ari we wese nubwo waba uri umugore wo mu rugo kumufatisha no kumwubaha kubaha umugabo abagabo nyine tumenya icyubahiro umugabo wese ko yameze ko zitamuha icyubahiro
ntabwo rwose nuko mu kanya nahoze ndeba ikiganiro cya Jessica nubwo atari ngombwa ko muzana muri bino bintu byanjye byo ku mihanda mukecuru w'Imusanze Jessica uriya mwana w'umuhungu ni ukuri n'umwana w'uruhinja tujya tuniyuba ni ukuri nubwo turi indaya ariko dukwiriye kwiyuba nta mwana w'imyaka 20 umushyira ku mbuga nkoranyambaga ngo murakundana nkanjye ubu byakunda kimwe nuko nanjye ntakora buno buraya bwonyine ngo buntunge uyangira imirimo ugakora ukajya mu matsinda njya mu matsinda nkorora ngacuruza nkagerageza byose kugira ngo wese ko ufite amafaranga wabiretse uri mugore mwiza nta mafaranga afite usa nkavuga ngo ufite ibihumbi 100 ngo ufite amafaranga dukora ikiganiro ryari wabiretse oya nimba n'inkunga nzabireka ubu mbonye nk'inkunga mbonye wenda n'urugero mbonye nk'ukuntu nabona inkunga yahura n'ibihumbi 500 nakagura ubucuruzi bwanjye niba mfite amakesi 10 nkagira 15 nkashaka n'ahantu nkorera nkashaka n'akambira ase iyo urebye ukareba ukabona wowe ubwawe w'ejo hazaza nyuma y'imyaka 2 wibona gute hazaba ari heza none se navuze ngo wenda mugeze mu nzu ukatuzanye cyangwa nicyo oya njye mba ndufite wowe udufite yewe we n'amakarito njya no kuri centre de santé nkadusaba abashinzwe urubyiruko ntago nakora ikosa kuko ejo ni heza umunsi bitazaba byemewe urumva bizagenda gute uwo bazahura azafata ku ngufu birangira agiye muri gereza nyine wenda nanjye sinshigikiye kuko leta wanamugani ni ukuri hari kuza abana pe b'impinja yanabica nta nibirenze nanjye nzaba namaze kubona icyo gukora nyine ingorane mwebwe muhoramo nazo zindi nyine nizehewe ndetse abagabo baza basinze hari nuza gutya kigera ku buriri akabara hanyaye babikoraho iki wamwica se ntabwo ari ukubeshya wamudaheka gufura cyangwa kugira gufura se ushana gusanga no gufura atabizi kandi bibaho pe akabara hanyaye kandi akagira ngo ari kunyari wiwe cyangwa muri wese so ntawe uza ashaka gukora akuziritse kare bashaka gukora sexe ngo bakubanje biriya bintu bano bagabo basigaye babona ku ma YouTube ngo by'abagore ngo bari kuzirigata ukajya kumva umuntu ntaheruka koga ngotamira yakoye mana we hari umunyakenya wigeze kubimbwira ndamubwira ati kagira inkuru rero muraho neza ndabashimiye ko muri kutwumva kumwe no kutureba kuri screen zanyu muri kubonaho umukobwa mwiza cyangwa se umumama mwiza asa neza arakeye aseka neza agira umutima mwiza mu mukundi ndabizi sitari tujye kuganira muraza kurangira mu mukunzi hanyuma witwa nde amazina yanjye nyakuri nitwa Rimenyande Vestine ariko izina imihanda nziho nitwa Vanessa Vava Vanessa ubundi bajya bavuga ngo urumva mbwira inshuti yawe okay ugira inshuti ngira inshuti bagira inshuti inshuti yawe ninde inshuti yanjye n'abana banjye nibo ba mbere inshuti zanjye cyane ni abana banjye n'abana bawe okay ndashaka atari mu maraso yawe inshuti zawe bisanzwe mu buzima busanzwe uvuga ati n'umuntu ni inshuti pe byagorana ko nta bushuti bukibaho byagorana nta muntu n'umwe ushobora kugira ikintu agufasha adafite impamvu niyo reality hari se n'umwe ngo nta nshuti niyo gahunda y'isi okay umuntu arabanza akamenya ngo ese uyu muntu ndamushakaho iki se ni umukobwa ndi umugabo
shaka kuba mu rugo iwanjye ntamerewe neza, reka mubeho inshuti azajya nkemurira ikibazo mu gihe umugore yanze kugikemura. Nta muntu wakubera inshuti nta nyungu azakugiraho, ntibibaho. None se Vava, n'abavandimwe bawe ntabwo ari inshuti zawe? Bashobora kuba inshuti zanjye bitewe n'impamvu. Hanyuma rero uri umukobwa, uri umumama? Ndi umufiyemeri. Baracyari ku isoko? Cyane. Ubwo bafite iyerekwa ni baritambutse. Bagire vuba kuko barimwe baratinda. Nyine ngaho nkabona uri kutureba kandi bagukunze, babwira ati ngewe umuntu wankunda najya mu rukundo nawe, hari amahirwe afite ngana gutya ameze gutya na gutya na gutya. Umuntu wagukunda ashaka kugira umugore yabagize aya mahirwe nyine kuba kuzanye, na aya mahirwe yabagize, cyangwa se n'icyo bamuzana cyangwa n'icyo wamufasha cyangwa wamuha muri urugendo rw'ubuzima mwamutangiranye. Njye ndi umukozi, nta kazi ntakora. Uri umukozi? Yego. Arya ukora umukozi umuca inyuma cyangwa umutegeka utamwubaha kubera ko ufite ntago byavamo. Nta muntu umugore utubaha umugabo ntago byakunda. Ko impamvu tuba no ku mihanda ntago duhura n'abasore gusa. Duhura n'abagabo baba bafite abagore kubera ko abagore babo banze gukora ibyo bashinzwe. Umugabo agahitamo kujya kwiyeranja, kujya kwideparasa. Akajya kwideparasa. Akajya kugira. Hasi umugabo ushaka ko nta rukundo aba afite? Ni ukuri ntarwo. Nta rukundo bagufitiye? Ntarwo. Wowe nta na gato kanazamo? Ushobora kumukunda ugaswata. None se kankwereke, sibyo? Hariho ukuntu umugabo ashobora kuza kw'imihanda, sibyo se? Yamara kugera kw'imihanda bitewe na situation zitandukanye zamubayeho, ibintu wenda bisanzwe, sibyo? Ariko akavuga ati umuntu yamfashe neza ndamukunze. Kuki wumva ko utamukunda kandi nawe yakubwiye ko agukunda? Ababeshya kuko ashobora gusanga undi umufata neza kukurusha. Uzi ko wowe wagerageje uko ushoboye kose n'ubundi ugasanga agiye na hahandi. Agiye no ku ruhande. Nkuko bavuga ngo nta gifungo cyo guhora mu mwenda umwe. Ese Vava, birebye ubona ari impamvu ituma urubyiruko cyangwa se abana benshi b'abakobwa biyongera, imibare mwinshi ugenda wiyongera kuza ku muhanda bakagira, ubona impamvu ari bibatera? Hari ikibazo cy'irari, hari ikibazo cy'izi mbuga nkoranyambaga cyateye. Ashaka gusa nka runaka, ashaka gusa nkawe. Urugero, wowe ufite akazi kawe kaguhemba, yakureba uko wambaye kandi ababyeyi biwe nta bushobozi bafite bwo kubimuha, akaba yaza. Ibi byagakwiye koko? None byagenda gute? Uretse gato, umuntu abonye, sibyo, abonye umuturanyi we bamuguriye wenda igitenge cyangwa umwana w'umukobwa wenda mugenzi we bamuguriye telefone, bamuguriye imyenda myiza, nawe ubwe ntari by'ubushobozi bwe ahaturuka cyangwa haba, ashatse nawe kubibona, akabyo bituma aza ku mihanda. Ibyo byabagaho mu cyaro kera, ababyeyi bagifite umwanya. Ababyeyi kera bari bagifite umwanya, ariko ubu ngubu umuntu wese arakora avuga ati amafaranga. Amafaranga yabaye amafaranga. Umwana w'uruhinja aravuka afata amafaranga. Amafaranga yaramamaye. Ntabwo rero uwo mwana azabona afite telefone nziza nkanjye ngo abure nawe kuyishaka. Ashaka ifoto. Ni urugero ati mama Obama namubonye kuri YouTube, ubu ngewe nabigeraho gute? Ntabwo gatusha izamujyanayo. Azabona umugabo nkawe akwishanikeho ndetse anagusenyera. Cyane rwose. Azakurushoka byose kugira nawe iyo telefone ayibone, nawe kuri iyo YouTube ajyeho, ni ibintu byumvikana. None se hakorwa iki? Hakorwa iki? Ubona hakorwa iki kugira ngo ibyo bintu bigabanuke? Ababyeyi basubire ku nama, basubire
ku muco wo kuganiriza abana amafaranga bayashake koko ariko bibuke ko basize n'abana mu rugo. Ubu muri iki gihe urajya kubona ukabona umubyeyi ari na telefone umwana yibitse umutwe mu ntuza mu ntebe ari hafi gupfa umuntu ari muri telefone. Ni ibintu biteye ubwoba. Bivuze ngo ibi byose bihera ku babyeyi. Ababyeyi rwose ni uburyo bariramwo abana babo, ugasanga umubyeyi ari kuri telefone, ari kuri TikTok, ari kuri Instagram, umwana aho ngaho ari gukora mu mbabura. Kera twebwe turi abana umubyeyi yarakubwiraga ati uvuye kuragira, ati mvuye kuragira. Ubwo rero uvuye kuragira mukuru wawe ari guteka cyangwa ari gutashya, wowe byibura ikintu uri bukore shaka umuce ububo. Babohaga imice, abahungu bakaboha ibitebo. Gusa wabona umwana ngo ukamubwira ngo boha igitebo, baza umwuko. Dusigaye tujya kugura imyuko, dufite abana b'abasore kandi bayibaza si ingorane. Uvukaga nahe? Njye bivuka i Nyamasheke. Nyamasheke yaga nahe? Ku Cyato. Ku Cyato? Yego. Uvuye ku Cyato uje gushakira ubuzima inaha Kamembe. Ahangaha Kamembe amaze imyaka ingana iki? Ari myinshi. Ni myinshi? Nahageze mfite imyaka 8, 2005. 2005? Yego. Ufite imyaka 8? Reba imyaka mpamaze. Narahakuriye, nakuriye muri uyu mujyi. Nakuriye muri mujyi, uri Kamugi, ubwo ntabwo uri Nyamasheke, uri Kamugi. N'irangamuntu yanjye ni hano. Ni yina? Nta kibanza ufite na hasi? Reka reka. Ufite iki? Ufite iki? Cyabikoze afite abana. Ikindi nahashye abana nibona nizo boro ufite. Abana bahuje base? Ntabwo babahuje. Ntabwo babahuje? Bababyaye gute se abana? Waba uri imihanda nyine ukambwira ngo base barahura gute se? Umwe none araza abikora neza, aguha uduceri, undi ejo nawe akaza asumburaho nyine uhita ufata uri gusumburaho. Ufata uri gusumbura ati ngo agomba kunsigira umwana. Hoyo ahubwo uhita ufata uri gusumburaho ukavuga ati uyu muntu umwana wanjye ari kujya ku ishuri, akabona minerivare, akabona mituweli, akabona iki, gashiduka nyine n'undi wa kabiri nawe yaje, biza gutyo. Okay. Hanyuma se ugereranyije igihe umaze inaha ngaha, igihe umaze inaha ngaha, imihanda wayinjiye ryari? Nta gihe kinini gishize, ndi kumara nk'imyaka 2. Imyaka 2? Wabitewe n'iki? Bitewe na corona yantwaye amafaranga yose nari mfite ko nacuruzaga ibyuma bishaje. Wacuruzaga ibyuma bishaje mbere ya Covid? Uretse ibyuma byarahombye? Ntabwo wibuka bariyeri za corona zabaga? Kuri uyu muhanda, buri muhanda uri kubona hano, uhereye ku rya mbere habaga bariyeri, kugira ngo ujye ari n'umuntu uguhamagaye, wenda n'urugero umuntu aguhamagaye nko muri Rubavu, wafataga agakapu nk'ugiye guhaha kugira ngo ubone ahantu uca. Byaba na ngombwa bakagusubiza. Udufaranga umuntu yari afite twose turaturya turashira, turarangira. Tushaka ukuntu wideparasa. Reka ndebe ukuntu niyeranja, ubuzima bukomeze, ndeka ntaza gusubira muri uyu mujyi cyane rwose. Hanyuma se Vava, iyo urebye ubona kw'imihanda, abagabo n'abasore muri mwesha barabaye? Ntabwo none se umuntu buri umenya ko umuntu ari umugabo yambaye impeta. Oya, ushobora no kubona kuvuga ati no mukuru byasoko ukagaragara nk'umugabo, uyagaragara nk'umusore. Mu mujyi batinda gushaka. Mu mujyi batinda gushaka kubera ko ntabwo ababyeyi babo babashyiraho igitsuri nko mu cyaro. Cyaro umwana w'imyaka 20 aba yashatse. Kwarataye isaka amubwira ati burya nzajya nkomanga nawe ukomange. Ahangaha ni iwawe. Agahita atangira gushaka ukuntu aho hantu ahava akajya muri geto. Ariko umwana wo mu mujyi aravuga ati nibanyirukana iwacu ndahita njya muri geto. Byose ni ibiki? Okay. None se nyine ubwo nta gisubizo mpaye aho ngaho, turebe ndo cy'abagabo cyangwa abasore.
ibintu byarakomeye mwana, ibintu byabaye insazi. Urebye muri rusange nyine ntabwo umuntu hano mu mujyi umwana ashobora kugira n'imyaka 40 akiri umusore. Ubwo rero ntabwo wajya umenya ngo umuntu se wajya ubaza umuntu uje kukureba ngo ese uri umugabo. Akushobora kureka ngo ati uno muntu hagati y'imyaka 10 imyaka 20 na 30. Imyaka 20 guhera kuri 18 ahubwo barasaze. Niba ari byurimo. Biri seriye man. Guhera ku myaka 18 umwana w'umuhungu araza ahubwo anamuha n'agakingirizo. Leta akubwira ati hoya ntago biryoha. Reka tuwo urama agakingirizo ntago biri buryohe. Ese mwana urashaka kuryoherwa n'iki? Babambwiye ko bitaryoha ngo reka dukoreraho kibaza. Ari umwana w'imyaka 18. Ndi kukubesha se niko kuri. Kigeze njyewe hari igihe tunarwana ariko gakuramwe nkabubwira wakatsindwa. Hepatite urayizi? Hepatite se ngo ibyo ni ibiki ngo ntabyo nzi. Nese niba utazi hepatite ntuzi na sida. Oya ngo ntabyo nzi. Ayiwe. Mburugusi imitezi nta kintu biziho. Ahubwo ari amashuri biga abamariye iki? Ntago bajya babibabwiraho. Aya ubwo nyine umva umwana wese wagize ubwo bushake cyangwa se umusore wari wese ubwenge bwacuranye. Yego se. Nosubona gitekereza. Yewe ni ingorane. Ni ibibazo. Bana ntacyo ataba yakora. None se ukamufasha iki? Kamubwira ati subizamo. Njyewe ntago byakunda. Kubera ko mpita ntangira gutekereza ati ubu ngubu arashaka ko ejo abana banje batajya ku ishuri. Ushobora kubimwemerera akaba hari ahandi yagiye bakabimwemerera. Akaba hakuye umutezi akaba hakuye imburugo. Akaza akabikuruhamwe. Ugasanzwe n'ingorane. Abana ntibakigiye ku ishuri ntibari bubahigire minerivare biranze. None se ubwo nk'uwo muntu ngo nimuhita mushwana. Bitwaye iki? Ibyago byiwe akabijyana ahandi. Aba yishyuye mbere. Cyane. Atishyuye mbere se bivamo. Yishyuye mbere. None se bavarika nkwereke sibyo? Ubona abana b'abasore barabaye iki cyababayeho ubona neza imbuga nkoranyambaga. Ngewe niko mbibona. Ko nanjye iyo ntari gucuruza iyo nta bakiriya mfite se nakubwiye ko mfite nk'udukesi tungahe se kugira ngo ngerageze ndebe ko uwo muhanda nawuvamo bigakunda. Ku buryo mbonye n'inkunga nawuvamo ntago ari ibintu byahatani nawuvamo. Ubu biranoroshye umva imyaka 2 ni mike cyane ntago biraba koronike. Ariko kubera ko nkunda kwihagararaho nyine niyo mpamvu mba navuze ati reka nteganye nuko duceri mbe nashyira nuko dukese mu nzu. Okay. None se bava ubu ngubu iyo habayeho ko haza umukiriya umwe hakaza no kabiri ibyo bintu bimanaging ute? Baje mu bihe bitandukanye cyangwa mu bihe nk'urugero ndaje none aha saa 11 mukanya saa 12 kandi ntiturasoza wenda turashya mu biganiro araje bigenda gute? Ngewe ushobora gutunsora ko wenda oya ibyo bikora abantu badafite umuco. Niba umuntu mwavuganye hari ibyo mwavuganye reka amasezerano mwahanye muyakemure muyarangize. Ariko iyo ugiye mu kujarajara ngo reka ngo nkorere ngo meshi ngire gute ibyo bari gupfa barapfa abagore barapfa bibana benshi cyane kubera utuntu tw'utunyanga utuntu two gushaka kureba amafaranga umugabo yazanye mu ipantaro kandi afite ayo yaguhaye kandi mwayumvikanye kandi wayemeye ubishaka nta gahato yagusizeho uko yumva utayashaka wagombaga kumubwira ati gendere jya kureba abandi bari buyemere. Ariko niba uyemeye ubahiriza amasezerano mwagiranye. None se ubu ngubu ubundi batereta gute? Tereta gute? Tuba turi ku muhanda. Nyine nka gutya nangahe cyangwa se ubwira ati mfite umwanya tujye kugira cyangwa se abubwira ati numva nagukunda. Nyine
nk'ijambo rya mbere araza akakureba mu bandi mu gihe yashimye taye yawe, mu gihe yagushimye uko usa, mu gihe uhuje n'amarangamutima yiwe uko abyifuza, araza akakureba, tuba turi benshi kwanza ku muhanda, araza akakureba akakubwira ati ntumubwire ko ndi gushaka agaturo, ibi bintu byumvikana n'uruca abana gutyo agatagusha ku ntego, ntabwo guca ku ruhande kugutereta ngo mugiye kubana, abaje kugura boro uri gucuruza, ni ibintu byumvikana, arakubwira ati njyewe se hoya uriya, ati genda uriya muntu ari kugushaka, ese agaturu nangahe, ukamubwira ayo ariyo, mwahuza mugahuza, mutahuza akagenda agahamagara n'undi nawe bagaciringa tu. None se ubwo bijya bishoboka ko ushobora kunanirwa, uvuye mu rugo usize abana, minerivare bari kuyisaba, sibyo? Uvuye mu rugo amavuta yashize, uvuye mu rugo umunyu washize, kandi urabizi neza ko ibyo bintu abana bagomba kubikenera batanakubajije ati ngo upangu ma turarya iki, sibyo se? Uko byagenda kose ntabwo umunyu ugura menshi, ufite na 200 ugura umunyu. Nta cyo rero tuvuge ngo umuceri washize mu nzu, sibyo? Kandi wenda ntabwo urabona wenda agafuka, ariko uvuga ati nshobora kubona wenda n'ibiro 3 cyangwa 2 abana bakaba barya, hari amafaranga ushobora gusubiza inyuma? Birashoboka cyane, kuko hari ibibazo mu rugo, kuko hari amafaranga arimwe agasuzuguro, hari amafaranga umuntu arimwe agasuzuguro, arya atari agasuzuguro, akabona nyine nawe yifite icyo kibazo cyo kugira ngo akemure, ashaka kuba agifite ariko asa nabi, nabyo birashoboka, ugatekereza ukavuga ati shuka yanjye nashashe, umuntu usa gutya, cyangwa yaba asa nabi nabwo ari gutanga menshi, uramujyana ukajya kumushakira amazi agahita ajya muri dushe koga, ibintu byumvikana. Amake ashoboka ni nkangahe umuntu ashobora kuvuga ati nyine make ashoboka, cyangwa se make ashoboka? Amafaranga nta mafaranga aba make, amafaranga aba make, ntayaba make kubera ko amafaranga yose arabara. Iyo ufashe rimwe ugashyiraho 0 ahita aba 10, iyo ushyizeho irindi 0 ni 100, washyiraho 0 kikaba 1000. Amafaranga rero ntajya aba make. Amafaranga menshi wakoreye nangahe kuva najya muri ibi cyangwa nyine? Wenda amafaranga watunze amenshi nangahe watunze? Ngiye kubera ko mba mu matsinda njya mpabwa amafaranga, mba mu matsinda, buriya ngewe nshobora no kumara n'amezi 2 ntararya inyama kuko inyama zirahenda. Niba mfite amatsinda agera muri 6 ngomba gutanga, kuwa mbere ntanga 5, kuwa kane ngatanga 10, ku cyumweru cya kabiri ntanga 20, ku cyumweru cya nyuma ntanga 15. Ubwo urabona yose kandi nyabona. Ubwo rero niba mu kwezi ntanga itsinda ry'ibihumbi 95, nkaba nishura inzu y'ibihumbi 50, ntabwo navuga ngo sinjya nyabona, kandi nta handi nyakura, ari aho ngaho mu murima wanjye abana barya. Abana bararya ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi mba nishyuye mituweli. Ntabwo rero navuga ngo ntabwo bifite amafaranga, ahubwo hari abafite ubwenge buke. Nese n'urugero nk'abantu nasanze muri aka kazi, niyo bandeba babona ndi umukire kandi dukorera ku muhanda, kandi akenshi banakurusha n'abantu. Dukorera ku muhanda umwe, ariko hari akantu bagira ko kutubaha abagabo. Ubundi umugabo uwo ari we wese nubwo waba uri umugore wo mu rugo, kumufatisha no kumwubaha. Kubaha umugabo, abagabo nyine tumenya icyubahiro. Umugabo wese ko yameze ko zitema icyubahiro, ntabwo rwose. Nuko mu kanya nahoze ndeba ikiganiro cya Jessica, nubwo atari ngombwa ko muzana muri bino bintu byanjye byo ku mihanda. Umukecuru w'Umusanze Jessica, uriya mwana w'umuhungu n'ukuri n'umwana w'uruhinja, tujya tuniyuba, n'ukuri nubwo turi indaya ariko dukwiriye kwiyuba. Nta mwana w'imyaka 20 umushyira ku mbuga nkoranyambaga ngo murakundana. Nkanjye ubu byakunda ko namureba nkabona ariko wamwakira kumwakira yideparasa yirukanga, ariko apana kumushyira mu buzima bwanjye. Ibyo ariko aratinyuka aramubwira ngo ntamwubaha koko ngo arabatuka. Ntabwo rero watuka umugabo ngo umubone, ntibibaho, ni ikosa cyane. Ntabwo ari sawa.
none se buriya ubona hakorwa iki kugira ibi bintu bigabanuke? Abagore bisubireho, abagore bafite abagabo bisubireho kabisa, kubera ko umugabo iyo umusuzuguye ni nkaho nawe uba wisuzuguye. Ariko abagore nibisubiraho bakubaha abagabo babo, akazi murakabura. Nikabura turakora kandi hari ugukora akazi kamwe. Muri iki gihugu ntabwo wakora akazi kamwe ngo uzabeho. Niba ufotora, uri na producer, urandika filime, ndabizi ko wandika filime, ukanazikina, ukanakora ibiganiro, ufite n'ibindi bintu ushaka gukora ku ruhande. Ntabwo rero wafotora bino byonyine ngo bigutunge. Kimwe nuko nanjye ntakora buno buraya bwonyine ngo buntunge. Wihangira imirimo, ugakora, ukajya mu matsinda. Njya mu matsinda, nkorora, ngacuruza, ngagerageza byose kugira ngo byose. Ko ufite amafaranga wabiretse, uri umugore mwiza. Nta mafaranga afite, gusa navuga ngo ufite ibihumbi 100 ngo ufite amafaranga. Dukora ikiganiro ryari wabiretse? Oya, nimba n'inkunga nzabireka. Ubu mbonye nk'inkunga, mbonye wenda n'urugero, mbonye nk'ukuntu nabona inkunga yahura n'ibihumbi 500, nakagura ubucuruzi bwanjye. Niba mfite amakesi 10 nkagira 15, nkashaka n'ahantu nkorera, nkashaka n'akambere. Ase iyo urebye ukareba ukabona wowe ubwawe w'ejo hazaza nka nyuma y'imyaka 2 wibona gute? Hazaba ari heza. Hazaba ari heza kuko nyuma y'imyaka 2 niba ngerageje kuba nari mazamwe imyaka 2, nkaba narigiriye inama. N'urugero, niba naracuruza ibyuma, nagiraga itsinda nishyuramwo 5, kuyabona bikaba ingorane. Nkayahiga, nkagerageza, kubera ko buriya kwizirika bibaho. Kwizirika buriya ushaka kwizirika ari ikintu runaka ushaka kugeraho kandi ukakigeraho. Utu duceri ndi kuvuga ngo naranguje tuno dukesi, ni amafaranga nahawe mu itsinda, natangiye mu kwa 12, tugabana mu kwa 6. Urumva ko maze ukwezi kumwe curuza bino bintu. Kandi urabigenda? Biragerageza. Ntabwo ibintu bigenda neza nyine nk'uko ubishaka. Abigerageza. Abigerageza. Okay, noneho ubwo nyine wambwiye ngo ni heza, uzaba uri mu ntoki zawe, uzaba uri bavumeze gute? Nzaba narabivuyemo. Nzaba narabivuyemo, afite ikindi kintu usigaye nkora kinafatika. Rega nanjye bintera ipfunwe. So ni byiza gukora ku ntego. Ni intera ipfunwe kubona umuntu ashaka kuza kugutereta n'agasuzuguro. Hajya kumva arakubwiye ngo 5 kurara se ngo urayemera. Kareba uwo muntu n'umusirimu wenda uvuye no muri etage, wenda n'urugero, ariko abikubwiranya agasuzuguro, ngo nyine ngo nutanayemera ariko n'abandi barayemera. Urumva ko gasuzuguro. Kuba nyine ntago ari buri muntu wese ukunda agasuzuguro ntago ari keza. None se ko ibintu leta yabiciye mu bikora gute? Cyangwa ariko yabiciye ku bagore n'abagabo bafite ingo. Ntago bigeze twebwe twibana. Narabyumvishe neza, Scovia nabibajije urukiko w'ikira. Scovia yarabibajije. Kuko njyewe mba ku mbuga nkoranyambaga wagira ngo niho ntuye. Amakuru yose asohokera mu gutwi kwanjye. Ariko ni byiza kuba ufite ikoranabuhanga cyane. Ubwo rero yabibajije numva. Kubera ko icyo gihe abanyerondo bari batangiye no kudukubiterega. Bari batangiye kudukubita bya hatari, bahura nawe mu nzira igiti kikarisha. Nibwo navuze ariko ko hari uduceri itsinda ryampaye,
n'iri tangazo rikaba ryanasohotse wanamugani wabona ngiye kuzajya nkubitwa nk'izakabwana mpita nirangurira utwo tuntu nyine ndavuga reka mbe ntwibitseho nshaka kutajya ku muhanda mfite abakiriya nabona batari kuboneka nkajya ku muhanda nkareba ko mbona nabitana abana bakajya ku ishuri cyangwa bakanagusanga hano mu rugo birashoboka byose babisobanuye gute mwebwe mwabyakiriye gute gusa ariko nyine umunsi nyine ryatangiye gukurikizwa ko bizatangira mu kwa mbere mu kwa mbere muzaba mubikora gute cyangwa urupanga uzaba mu kwa mbere uzaba warabivuyemo Imana imfashije naba nabivuyemo kuko izo nkoni se zo gukubitwa nanone Imana ibigufashemo Imana ibigufashemo kandi cyane kabisa none se abana bawe murabana oya ntago nabana n'abana banjye nkora bino bintu ntago byanavamo ntago byakunda bari muri famille mu rugo bari mu rugo iwacu bose ubwo mama warabizi ko ubikora reka uvugishije ukuri urumva bimenye byaba ari byiza azi ko nicururiza nta ibyo ngibyo ntabyo azi ariko byaba ari na byiza atabimenye nibyo byiza reka hanyuma se komera kira iyo umuntu aje akakubwira ngo ngewe numva ashaka mwabwiraga ngo abana bato bashobora kuza bakavuga ngo nta n'agakingirizo bashaka gukoresha umuntu akakubwira ati ngena ariko naje kagakingirizo nakibagiwe RBC yaduhaye ubukingirizo hano hirya hari akazu genda ugafata ubukingirizo wenda bikubwiye mwageze mu nzu mwageze ku gitanda umuntu utashaka gukoresha puridase ntago ari umuntu n'umugome kuko ntago uzi ngo ni ibiki ari kuguha ni ibintu byumvikana kuko urabona puridase niba ufite ibibazo gumana ibibazo byawe niba mbifite nanjye ngumana ibyanjye bijya kubisakaza niyo mpamvu RBC yaduhaye udukingirizo nta kibazo RBC abaye udukingirizo tw'ubuntu tw'ubuntu rwose none se muravuze ngo wenda mugeze mu nzu ukatuzanye cyangwa nicyo oya njye mba ndufite wowe udufite yewe n'amakarito njya no kuri centre de santé nkadusaba abashinzwe urubyiruko ntago nakora ikosa kuko ejo ni heza ndinda nanjye nkurinde turindane ubwo se abyanze ubikora iki abyanze mpita mukingurira n'amafaranga yiwe nkamubwira agenda amahoro kubera ko nta kintu na kimwe kiruta ubuzima nta kintu na kimwe kiruta ubuzima rero ikiganiro twagiranye ni ikiganiro cyiza ni ikiganiro kigiye gufasha abandi bantu bari kutureba batandukanye ariko noneho igira inama abantu bari kudukurikira bari kutureba bafite ibitekerezo byo koza ku mihanda inama nabagira se ariko se hari ibyo urubyiruko rugifite imbaraga nabagira inama zo gukora kwihangira imirimo cyane ko leta yacu yarabyoroheje ku bantu bafite imyaka mitoya babaha inguzanyo mu mabanki atandukanye ariko ngewe kubera ko iyo myaka narayirenze kandi sinanize ariko hari abize bafite imyuga bize inama nabagira ni uko bakongera imbaraga mu myuga bari gukora kuko aka ntabwo ari akazi wagira umwana w'u Rwanda ngo ngwino ukore akazi k'uburaya usibye ko utabibonye cyangwa utanababonye uhageze hariya nimugoroba wareba abantu bafite imisare hano bagiye kandi nawe nyine mujyanye ntabwo yakugirira impuhwe bazi kugirira bagiye bakomeretswa bakomeretsanya ntabwo rero akazi k'uburaya nta kazi karimo ntibarebe ngo baba bakumvishe ngo ntanga itsinda bakagira ngo ndizirika ndagerageza kwizirika kurya inyama rimwe mu kwezi nta n'izo ndya zirahenda inyama z'ibihumbi 10 waba urazi inyama z'ibihumbi 10 na bingahe ngewe ndizirika
nkora uko nshoboye kose nkarya rimwe ku munsi kuko mfite inshingano nditunze ntunze abana aho bari ntanga ayo matsinda kuko hari icyo nshaka kuzageraho ngerageza no kubaha abantu banjye mu rwego rwo kugira ngo bakomeze baze nanjye nkomeze umushinga wanjye ndebe ko uzagera ku musozo yego. Hanyuma se dusoza soreza ku kintu kivuga ngo ingorane duhura nazo nizi mu kazi. Ko duhura n'ibibazo buriya reka nkubwize ukuri usibye ko wanamuganisha biranasekeje. Ingorane duhura nazo ni z'abacuruzi b'akabari bahura nazo ni z'abaganga kwa muganga bahura nazo ko ibibazo duhura ubundi tumeze nk'abaganga nuko batabyemera ibibazo duhura nabyo. Reka baca bino bintu koko by'uburayi uzareba abagabo bazashirira muri gereza abana b'abasore bazashirira muri gereza niko kuri kwanjye. Gute rero none se niba umuntu ahura n'ikibazo akaza nkamuvura akacaho akagenda umunsi bitazaba byemewe urumva bizagenda gute? Uwo bazahura azafata ku ngufu birangira agiye muri gereza. Nyine wenda nanjye sinshigikiye kuko leta wanamugani ni ukuri hari kuza abana pe b'impinja yanabica nta n'ibirenze nanjye nzaba namaze kubona icyo gukora. Nyine ingorane mwebwe muhoramo nazo zindi nyine nizehewe ndetse abagabo baza basinze hari nuza gutya kigera ku buriri akabara hanyaye babikoraho iki? Wamwica se? Ntabwo ari ukubeshya. Wamudega gufura cyangwa kugira gufura se ushana gusanga no gufura atabizi kandi bibaho pe. Akabara hanyaye kandi akagira ngo ari kunyari wiwe cyangwa muri wese. Duhura n'ibibazo bikomeye cyane ni nk'iby'abaganga bahura nabyo nabo. Nakazi gakomeye. Aka kazi karagoye. Hari nuza afite amahane ashaka kurwana. Iyo udashoboye kumucisha bugufi niba wenda wiwe yaramenyereye kurwana. Hari abagabo bamenyereye gukubita abagore cyangwa kurwana nyine misi yose. Iyo udashoboye kumucisha bugufi umuganirize kandi utuje. Hari igihe unamuganiriza utuje bikarangira acururutse n'izo ntambara ntanazikora ugasanga bibaye neza. So ntawuza ashaka gukora akuziritse. Kare bashaka gukora sexe ngo bakubambye. Biriya bintu bano bagabo basigaye babona ku ma YouTube ngo by'abagore ngo bari kuzirigata ukajya kumva umuntu ntaheruka koga. Ngotamira yakoye mana we. Hari umunyakenya wigeze kubimbwira ndamubwira ati kagira inkuru rero utabeshye se uwo ntago ari umunyarwandakazi ngo ndaguha amafaranga yose ushaka ajyana amafaranga yawe. Arambwira nshakira undi cyabikoze naramumushakiye niba barabikoze uko niba nawe byaranze simbizi ko ntago namubajije se wowe wahitamiye urumva ibyo bintu wabibaza umuntu. Ni ingorane cyane. Ni ingorane. Ubwo bivuze ngo baba we shemurana byinshi cyane. Urabona bino bintu byateye ngo by'amaporono barabireba yamara kubireba akavuga ati ntago ndi bubibwire umugore wanjye kuko umugore wanjye ashaka kunkuramwo iyo koti yanjye kureba uwo ku muhanda mbimubwire. Urumva tutaragowe kandi ukabikora. Ntabyo nakora ntaba ngiye kubeshya. Unabona nabwo ati curanga ukagera burya. Ibyo byo ntiwabura kubikora utwo tujeste two ugomba kudukora kugira ngo bagumane ari benshi. Namwereka ko hari icyo yatahanye nyine atakira mu rugo iwe. None wabafata gute? Wabafata gute? Ariko hari ibindi mudabasha gukora bindi. Ibyo ngibyo nyine by'ibinyabazungu baba bataruye iyo hakurya nyine bakashaka kubituzanaho byo ntibyakunda. Ariko utwo tujeste twugomba kudukora da. None se ubwo wakicara gutyo nyine. Okay, bava wakoze cyane rero. Katuza kuri ikindi kiganiro. Hari indi mitekerereze yindi ugezeho itandukanye niyo ufite n'uburi mu nzira nziza courage.
courage no kuri ndagukunze cyane kubera ko ufite intumbero n'abandi bakurebereho bagire intumbero bagire nyine bagire plan bagire imishinga bakora biha intego bavuga ati mu gihe runaka nzaba ndi uyu nguyu nkuko bavuga ati mu myaka ruzameze ute nzaba ndi umuntu wundi utandukanye n'uwo uruza aha ngaha byiza cyane iyo ntego yikomane kandi courage kandi n'inkunga n'umuntu ukora kino kiganiro ari we wese akunze ubuhamya bwawe akunze uburyo ufitemo n'intego nziza akaba yagira umutima wo kuba yagira ute yagufasha cyangwa se mwamenyana nawe kugira n'indi nama ushobora kutagufasha mu buryo bw'amafaranga gufasha mu buryo bw'ibitekerezo kwagura umushinga wawe n'ibindi ariko cyane cyane amafaranga n'amasengesho byose biba bikenewe rero vuga nimero yawe contact yawe kugira ngo abantu badukurikiye uwagira igitekerezo cyangwa se uwagira inyunganizi akaba yaguhamagara ni 078 200 200 5 99 6 bibutsa amazina ya nyayo amazina yanjye nirimenya nde Vestine yego Vestine wakoze cyane rero Imana igumugisha naho utaha murakoze sawa